Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije kugira ngo nitugiye tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki dukosora ibizami biba byakozwe? Ibibazo biragaruka, uba wagira mu kizami cyawe ukabona ibibazo 7 byagarutse, ukabona ibibazo 8 byagarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukorere imwita utsinda bigusaba ko n'imyitozo yagije kwa bino bizami biba byakozwe. Niyo mpamvu mbere y'uko ureba ino video ikintu nagusaba no kujya aho hantu handitse subscribe ukakanda kugira ngo ninjye kiraho ikizami gishya kimaze gukorwa, kugira ngo ninjye kiraho isomo rishya byagufasha kumva neza bino bizami biba byakozwe. Ujye urahita uribonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bandi aribo bagusharinga linki kandi nawe ufite telefoni nini. Rero mbere y'uko ureba ino video jya aho hantu handitse subscribe wakande, ninjye bishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga linki. Mbibutsa ko code ziri kuboneka waba rose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 twafashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha. Ahasigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukuntu bikorwa, uduha amasaha ubonekaho ku munsi ushaka, katubwira ati wenda mboneka saa 2 z'ijoro. Iyo ayo masaha ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye ku bibazo bikunda kuza, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, rero ndakeka ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cyose kirakorwa ugifate nkaho gishobora guhita kigaruka mu kizami urakora uyu munsi cyangwa ejo, kuko ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu dukosora ibizami biba byakozwe. Ikibazo cya mbere kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho. Ese kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho? Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande enye? Ese uri kubona ari impande eshatu? Ibyo nibyo byo bita ishusho y'icyapa. Rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese kino cyapa gisobanura iki? Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Namaze kubakorera iyo video igusobanura neza amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Subira kuri YouTube channel yanyu, ntabwo bigoye, uyirebe ukuntu bimeze, ni icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ikibazo babazaho. Bino byose biri mu iyo video kugira ngo nugigera kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku papuro kugira ngo uze kuya amanota uraza kugira kuri 20. Aravuga ngo imbere hari umuyobozi w'amatungo. B ikavuga ngo imbere hari inzira ya gari ya moshi. C ngo ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. B ngo inkomane ibambiye. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubuhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira ngo kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ku bantu mwatembeye mubona kuno zira nzira za gari ya moshi ziba zimeze. Hari ziba zimeze nk'urwego, ziba zikoze nk'urwego, hari n'iziba rero zidakoze nk'urwego. Iyo zikoze nk'urwego baravuga ngo harabambiye. Ino gari ya moshi uko ni kugenda hano, ariko iranzira yayo ntabwo ikozeho nk'urwego, niyo mpamvu bavuze ngo hatabambiye. Mbibutsa ko zino gari ya moshi zifata ubuso, imihanda yabwo iyo yazo ifata ubuso bunini. Rero birashoboka ko hari imihanda igenda yambukiranya umuhanda wa gari ya moshi. Rero iyo igiye gutambuka baba barashyizeho amatara yaka urumuri rumyatsa rw'umutuku, bakakubwira ko igiye gutambuka, kuko ikintu isanze mu nzira irakigonga. Waba wari ugiye kwambukiranya umuhanda wa gari ya moshi ukaba uhagaze ikamanzi gatambuka, yamara gutambuka ukabona gukomeza kwambukiranya umuhanda wa gari ya moshi, kuko iyi mihanda ibifata ahantu hanini. Impamvu mba bivuzeho nuko maze ko hari ibindi bibazo byerekeye kwa zino za gari ya moshi babaza. Ubwo niba kikubaza bakakubwira ngo ari amatara basute, uzavuge ko ari umutuku yakura umuriro rumyatsa agenda amyatsa kwereka ko gari ya moshi igiye gutambuka. Niyo mpamvu hano dukosora turi no kwiga kugira ngo n'ibindi bibazo byerekeye ku icyo kibazo dukosoye nibaramuka babigaruye
byere kukugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibihe? Aravuga ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, bino dutega iyo turi kugenda mu nzira nyabagendwa. Mbega ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Toni ni urugero rw'uburemere, ubwo muhita mubyumva. Ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, ibi dukoresha turi kubigisha gutwara. Nkwibutsa ko ukeneye no gutwara ikinyabiziga, ukeneye kubyiga, turakwigisha mu gihe cy'ukwezi, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 935 16 tubigufashemo. Ukeneye kode, ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagunda uze twigane mu shuri, koresha nimero tukabigufashamo. Ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo, aho washatse kwa ngo a ntabwo ari igiso cy'ukuri, b nayo ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na c ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero. Ndatekereza ko amaze guhita imiso cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora mukagaruka kudushimira, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizame cyose gikozwe n'ahandi uzajya ugikura uretse kuri Rwanda Driving College TV, kugira ngo ujye uhita ukibona. Ujya ahantu handitse subscribe ukakanda. Rero hano iso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. No kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko batubwiye ngo mu mwaka. Ubundi hano niba bavuga mu mezi 6 bazaba baguhaye ahantu havuga ngo ibisubizo byose nibyo, uzavuga ko ibisubizo byose ari byo. Ariko niba bavuga ngo buri mwaka, bazaba bahinduye ikibazo, uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko menya impamvu nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo bikunda kugaruka cyane cyane, bagakunda kubigarura bivuye mwa kino kizame kiba cyakozwe bwa mbere mu gitondo. Niyo mpamvu ikizame gikozwe bwa mbere ari cyo duhita tubashyirira kwa niyo YouTube channel yanyu. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ubwari bwa romoro kikuruwe n'ibinyamitende 3 ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo santimetero 75, beka ngo santimetero 125, seka ngo santimetero 265. Deka kubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Iyo bavuze nta giso cy'ukuri bashatse kuvuga ngo a ntabwo ari igiso cy'ukuri, b ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na c ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndatekereza ko hano bamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Igiso cy'ukuri rero ndakeka ko bamaze kugihitamo. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Kino kibazo bashobora kukikubaza bafashe ziriya santimetero bakazishyira muri metero, ntibizakugore. Ntubazabone ko hari ikintu bahinduye, n'ubundi nta kintu bazaba bahinduye. Bashobora kuvuga ngo A metero 0.75, B metero 1.25, C metero 2.65. Ntibizagukange cyangwa ngo bikugore, kuko ikintu bazaba bakoze nuko bazaba bahinduye ingero gusa. Ariko mubonye hari ibintu biri kukobagora muri gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa, ubyandika muri comment, kuko n'amasomo yose nabashyiriyeho amenshi ni mwebwe mwari mwarayansabye mukayandika muri comment zanyu zose nkazisoma, nkareba ibyo mwansabye nkabibategura amasomo mwazagerwaho mugakora rimwe mugahita mutsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ese ibihe binyabiziga nibyo tugiye kureba. Aravuga ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. Ibintu bya kilometero 60 mu isaha, ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga kiba gifite uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho. Iyo utwaye ikinyabiziga cyose gikoreshwa na moteri uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Beka ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Seka kuvuga ngo ikinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. Naho deka tukubwira ngo ikinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa bari kukubwira ati nukomeza kugenda gutyo uri kugenda mu isaha urabugiye wenda ibirometero 80 90 bitewe n'umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Rero ntuzabigireho ikibazo. Hari umuntu wigeze kumbaza se iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa uba uri gupima umuvuduko uri kujya ugenderaho? Oya, ahubwo ikinyabiziga cyo gifite ahantu
ugenda ureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. None hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Niba utari wahisemo, ndakeka ko nikiramuka kigarutse n'ubundi bigaruka neza neza bimeze gutya ibibazo, urahita ubikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kibaza ngo ikitegereze neza. Kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'amapikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Ni ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Rero hari igihe bashyizemo ngo ifite akanyabiziga ko ku ruhande, bikaba byakugora. Rero hano ngiye guhita mbikwereka byose ukuntu biba bimeze. Hano batubwiye ngo idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe? Aravuga ngo metero 1.25. B ikavuga ngo santimetero 30. C ikavuga ngo santimetero 75. D ikakubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano none urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ni metero 1.25. Ariko batubwiye ngo ni ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Nibashyiraho ngo ifite akanyabiziga ku ruhande, uzahita uvuga ko ari santimetero 30. Ndakeka kubimenye. Nibiramuka bije n'ubundi nacyo kiba kibajije neza neza gutya, ariko hari abavuze ngo hano bari bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, ho bakavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande. Kuko ugiye utazi bino bibazo kubitandukanya hari igihe bikugoye. Rero nkeke kubimenye, niba bibaza uzahita ubikora. Murabizi hano dukosora ikizame turi kureba n'ibindi bibazo bashobora kukubarizaho kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niye mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Reka twitegereze neza aho hantu bari kutubwira hameze gute. Uri kubona ukuntu umuhanda umeze? Hari umuhanda uri hejuru w'inzira nyabagendwa uyu muyobozi w'ikinyabiziga agiye kwinjiramo. Hakaba hari uriya murongo uri imbere y'iriya modoka, niwo bari kuvuga urombereje hagati mu muhanda. Ni ukubera iki uri hari uriya murongo? Hakaza n'icyapa cyanditsemo stop. Ubundi stop ntabwo ari ururimi rw'ikinyarwanda, ni ururimi rw'amahanga. Rusobanura iyo bakubwiye ngo stop uhita umenya ko ugomba guhagarara. Ariko se urahagarara mu kihe gihe? Ibi byose kugira ngo uzajye uhita ubibona, nagushishikariza ko wasura kuri YouTube channel yanyu, ntabwo bigoye, ukarebera video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Ibi byapa byose birimo n'ibibazo bagenda babazaho, ariko ntabwo ari cyo batubajije kiriya cyapa, ahubwo bakubajije se no kubera iki mwayino sanga hano hari uriya murongo urombereje hagati imbere y'iriya modoka hakazana kiriya cyapa. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, itegereze neza. Aravuga ngo biragoye kubona neza mu muhanda munini. Mbega ngo umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Se kakubwira ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. De kakubwira ngo hari imirongo iburira ibyago bitongoranye. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero, subizanye ubwitonzi. So cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona ino modoka ntabwo iri kureba iburyo, ntabwo iri kureba ibumoso, niyo mpamvu bagomba gushyiraho uriya murongo banakira cyapa wahagera ukaba uhagaze. Wabona nta bindi binyabiziga biri kuza biri muri uriya muhanda ugiye kwinjiramo, ukabona kuhita winjiramo, ukawinjiramo udateje ibyago abandi bari kuwukoresha. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo A, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iki? Mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona. Aravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Mbega ngo vuza ihoni ukomeze.
siga ngo ugabanya umuvuduko nurangiza ukomeze witonze. Ndeka kugira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Niba ari bwa mbere dukosoranye ikizame, iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri washatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri, B iraba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C iraba ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyangwa cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Iyo uhisemo nka B kandi igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba D, B nayo iba ari igisubizo cy'ukuri. Ariko kubera utahisemo D ivuga ko byose ari ibisubizo by'ukuri, systeme niyo iri kugukosora bahita baguhaho 0. Niyo mpamvu uba ugomba guhitamo inyuguti ya nyayo ivuga ko wenda byose ari ibisubizo by'ukuri mu gihe byose ari ibisubizo by'ukuri. Ariko hano ntabwo ari byo bisubizo by'ukuri, ntabwo ndi kubakopeza, ahubwo hitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ntabwo wabona umuntu utabona ari kwambuka umuhanda ngo ukomeze ugende, ngo uvuze ihoni, ngo ugabanye umuvuduko. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, urahagarara akamanza agatambuka, ahasigaye ukabona gukomeza urugendo rwawe utamuteje ibyago, nawe utiteje ibyago. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Hari igihe cy'ibihu, murabizi ibihe birahinduka, habaho igihe cy'izuba hakaza n'igihe cy'imvura. Rero ni igihe cy'ibihu, amatara y'urugendo aravuga ngo ni meza kuko atuma ureba kure. Beka ngo ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Siga bavuga ngo akwizeza ko abandi bakubona. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ndakeka ko wamaze guhitamo B. Ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Niba utari wahisemo, ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamura akora kitakugora. Niyo mpamvu dukosoye ikizami kiba cyakozwe, nuko tuba tuzi ko ibibazo bigaruka. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, kudepasa bikorerwa he? Araba ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. Beka ngo igihe cyose ni ibumoso. Seka ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Kunyuranaho. Mwebwe ubu usanga umuntu umubwiye ngo kunyuranaho byamugora, ariko wamubwira ngo kudepasa agahita abimenya. Rero iyo bavuze kudepasa ni kimwe no kuvuga ngo kunyuranaho. Ese bikorerwa he? Hano ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Nkushishikariza kumenya kino kibazo, kuko ugiye mu kizami utazi kino kibazo cyakenda bakunda kukibaza cyane. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari abantu benshi mwari mwahisemo B ngo igihe cyose ni ibumoso. Ntabwo ari byo. Iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko iyo bavuga ngo wenda nko kuri B yavuga ngo ibumoso, wari guhitamo B ivuga ngo ibumoso. Ariko iyo bongeyeho ikintu cyitwa ngo igihe cyose, uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro, ndakeka ko umenya impamvu duhisemo D, ndakeka ko nikiramuka kigarutse mu kizamu uzakora kitazakugora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10. Kibaza ngo iki? Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe kwa kundi muri kugenda mu muhanda mukagera aho inzira nyabagendwa bari kuvugana umuhanda, mukagera ahantu funganye, harabaye wenda ifungana ry'umuhanda, ku buryo kubisikana kwanyu ikinyabiziga kiguturutse imbere nawe uri kugisanga bitakunda. Hano hari ibisubizo bine baduhaye ngo abagenzi bategetswe gukora. Aravuga ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, mugahita mubisikana muciye mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Mbega ngo guhagarara aho bageze mukahagarara. Sega ngo koroherana. Ndeka ngo gukuraho inkomyi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu muba mugomba gukora mutegetswe nk'abayobozi b'ibinyabiziga nta kindi ni igiso cy'ukuri ni se, muba mugomba koroherana, muba mugomba koroherana. Njya mbibona cyane, ukabona nk'abayobozi b'ibinyabiziga bahuriye ahantu hafunganye, ukabona umwe abaye nk'usubiye inyuma ahaye inzira umwe, uwo yamara gutambuka n'undi akabona gukurikiraho. Kiriya kintu baba bakoze nicyo bita koroherana. Ndakeka ko uramutse guhitamo rero se, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Impamvu a itaba igiso cy'ukuri, nta na rimwe ibinyabiziga biba byemerewe kunyura mu nzira z'abanyamaguru. Guhagarara aho bigeze nabwo ntibyashoboka, mugahaguma, nta kintu mwaba mukemuye. Gukuraho inkomyi ubwo byaba ari nko kuvuga ati reka dukureho inkomyi ubwo dusanze umuhanda ari muto, reka tuve mu modoka dusize tuwongere. N'ibyo nabyo ntabwo bishoboka, ahubwo ikintu muba mugomba gukora ni kimwe, muba mugomba koroherana. Ndakeka ko uramutse guhitamo rero se, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa adakora yakora iki? Biriya bimenyetso bimurika mwebwe mu ndimi z'amahanga mubyita ngo ni za feruje. Urahageze rero umuyobozi w'ikinyabiziga usanze byapfuye, ntabwo biri gukora, kandi hari haba hahuriye imihanda myinshi. Urumva mutagize ikintu mukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, muba mwatezanye ibyago. Muba mugomba gukora iki? Araba ngo guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Mbega ngo gutwara neza, nta gutinda mu isangano. Sekakubwira ngo guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. Deka ngo gucana amatara yose ndangacyerekezo ugakomeza. Hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese uba wakora iki umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze hari ibimenyetso bimurika, aho biba bari gukoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga ntabwo bikora? Ese uba wakwitwara ute? Ese uba wakora iki? Hano ari igiso cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni a, uca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugira ngo utabateza ibyago. Ugaca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora, ukitondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kuko ntabwo ari we wenyine uba uri gukoresha umuhanda cyangwa se inzira nyabagendwa. Ndakeka ko uramutse guhitamo rero a, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ahuye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa. Uhuriye n'ishyo ry'amatungo mu nzira nyabagendwa, ubwo ni amatungo menshi. Iyo bavuze ishyo hari abantu badahita babyumva, ariko ni nk'aho bashatse kuvuga ngo n'amatungo menshi, cyane cyane abakiri bato hari igihe badahita babyumva, ariko nkatwe bakuru duhita tubyumva. Iyo bavuze ishyo, iyo bavuze umukumbi, iyo bavuze uruhuri, twe duhita tubyumva. Ariko se ugeze mu nzira nyabagendwa ugasanga harimo ishyo ry'amatungo, ese uba wakora iki? Araba ngo kuvuza ihoni kugira ngo ayo matungo atambuke. Mbega ngo ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Sega ngo kwatsa amatara maremare n'amagufi no gutambuka vuba bishoboka. Deka avuga ngo kuvuza ihoni no gutambukana ubwitonzi. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza, ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora ikizame kiba cyakozwe. Wakosora kino kizame kimwe cyakozwe, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe umaze gukora. Rero kugira ngo ujye ubona ikizame cyose cyakozwe, jyaho hano handitse subscribe mbere y'uko urangiza ino video uhakande. Ntabwo bigoye, ugeragenda ukahakanda. Ikintu cyose nshyira kwa ino YouTube channel yanyu aba ari icyagufasha kujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano wabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Nkwibutsa ko ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, ikintu ukora uduha amasaha abonekaho ku munsi yageze tujya tuboneka tukakwigisha, kandi ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero ni 078 935 16 tubibafashemo. Ndakeka ko mwamaze gutema iso cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambuka na ubwitonzi. Nicyo kintu uba ugomba gukora.
kugira ngo utiteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Murabizi impanuka ziri kuba. Nkomeje kwihanganisha n'ababuze ababo nka kiriya gihe kiriya mpanuka iherutse kuba, byaratubabaje cyane. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na. Ese kirangwa ni iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Seka ngo ishusho y'uruziga, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Murabona ko ibyapa bakunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo ndetse haba no mu buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu ikintu twabakoreye neza tukacyitaho cyane ni iriya video y'ibyapa byo ku mihanda. Umara kuyireba wajya mu kizame ukaba wakora byinshi. Rero genda uyirebe kugira ngo nigera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. None icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa n'iki? Urumva kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Rero birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. Hano iso cy'ukuri ni se, ndakeka ko ramuzwe hitamo se, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Niba utari wahisemo se, ndakeka ko kiramutse kigarutse mu kizamuri bukore wahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo ibyapa biburira birangwa. Ibyapa biburira, biriya byo ku mihanda biburira. Ese birangwa n'iki? Ibyapa bakunda kubibaza haba mu bushusho haba mu magambo, bakunda kubibaza. Genda yo kureba video bino bibazo byere kujya bikugora. Umuntu warebye iriya video kino cyapa kino kibazo ntabwo cyamugora. Ibyapa biburira birangwa n'iki? Iravuga ngo ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Mbega ngo ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Seka ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. Deka kugira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Niba wararebye iriya video kino kibazo kikaba kikugoye, uraba untengushye. Ese hano wabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ibi byose birimo ibyo byapa biburira, ubuze ukuntu bimeze, ibibuza, ibyo gutambuka mbere, ibiranga, ibitegeka, byose birimo. Genda urebe iyo video kugira ngo nujya ku bibazo nk'ibi byere kujya bikubera imbogamizi. Hano ari igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni ishusho bari impande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ndakeka ko aramuzwe hitamo A, ndakeka ko aramuzwe yandika ku gapapuro. Hano nta kindi narenzaho kuko biriya byapa murabizi. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota araza kugira kuri 20. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romori kizukururwa naryo iyo ibinyabiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibinyabiziga aravuga ibinyabiziga by'ingabo. Biga ngo ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Seka ngo ibinyabiziga bya polisi, deka vuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano muri igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Ndakeka ko amaze guhitamo B rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza gutegana. Niba nanditse H n'uturongo tubiri duhagaze duteganye n'akarongo gatambitsemo hagati, gutegana mise. Ndakeka ko ise wumva ukuntu biba bimeze. Ese mirongo ibiteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri uburombereje hagati mu muhanda, ese mu burebure bwawo ugaragaza iki? Aravuga ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri. B ikavuga ngo ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. Sega ngo ahanyurwa n'abanyamaguru. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano muri igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru.
ni zebra cross. Ziriya zebra cross cyangwa ahantu hanyurwa n'abanyamaguru mubona ko iriya mirongo iba iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki? Itegereze neza. Kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Batubwiye ubuso gusa, nta bindi batubwiye, ntabwo batubwiye umuzenguruko, ntabwo batubwiye ibirango, batubwiye ku buso gusa. Aravuga ngo umweru, beka ngo iravuga ngo umukara, beka avuga ngo umweru, seka avuga ngo ubururu, deka avuga ngo umutuku. Hano babona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko amaze guhita igiso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, aba ari umweru. Murabona kiriya cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utugura n'ubuso bw'umweru, nta birango gifite. Rero kiba gifite ubuso bw'ibara ry'umweru. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo B, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Murabona ko ibyapa bakunze kubibaza mwa kino kizame, haba mu buryo bw'amashusho, haba mu buryo bw'amagambo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni iki kiri muri metero 20, ukaba wacyumva. Ibihe binyabiziga? Arabangwa amapikipiki, B kavuga ngo velomoteri, C kavuga ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D kavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Harabona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Rero ibinyabiziga bikurikira biba bagomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Ndakeka ko rero ramuzwe guhitamo B, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku papuro. Ibi bifite ibikoresho by'ihoni ku buryo iyo uvugije ihoni kiri muri metero 20 uba wayumva. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ndakeka ko mwagiye mubibona mu gihe cyo kwamamaza, mukabona ibinyabiziga biri kugenda byakoza amatsinda. Rero byabaga byatonda umurongo urenze metero 500, bakabigabanyamo amatsinda atonze metero 50, no hagati ya ririya tsinda riri imbere n'iri inyuma harimo metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Arabanga ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije, bega ngo ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro, C kavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. D ikakubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu butumwa byo ntibikurikiza rino tegeko, biba bigomba gutonda umurongo umwe, ntabwo biba bigomba kugabanywamo amatsinda. Ndakeka ko ramuzwe guhitamo rero B, ndakeka ko ramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikura ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibikurikira. Hagomba iki? Arabanga umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B ikavuga ngo ikitegereze neza usubizanye ubwitonzi. B ikavuga ngo abaherekeza babiri. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano ari igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri niwo uba ukenewe. Ndakeka ko kino kizame dukoze ari ikintu kigufashije. Umuntu uri hafi gukora ibibazo biragaruka, jya urareba ikizame cyose cyakozwe kugira ngo ujye urahita ukibona. Jya aho hantu handitse subscribe, ntabwo bigoye, kandi ninjya gishyiraho ujye uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe aribo bagusharinga link. Rero mukeneye kode, mukeneye kwiga mu buryo bwa online, mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigufashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.